by'umuntu. Ndabizi neza ikintu urebye cyane kwitegereza ni ikibuno, ko nta kindi wareba kubera irari ufite. Impamvu mvuze ikibuno ni uko aricyo kintu cyatwaye abahungu bo muri iki gihe. Usanga umuhungu wese avuga umukobwa udafite nyashi nta kintu bavugana, nyamara nyashi nta kintu ziba zivuze. Kubona umuhungu umukobwa yanyuraho bitewe n'akantu yambare ngo yihangane kuba yahindukira. Abahungu ndabazi nimwirengagize, ndabizi, ariko ibyo bintu ni ibimenyetso by'irari. Irari riba ryenda kukwica, kandi irari burya ntabwo ari ikintu cyiza. Umuhungu rero, umuhungu wagize irari nta terambere yagira, kuko iyo utangije kureba, iyo umurebye cyane ukwitegereza ahita utekereza ibindi. Tangira gutekereza muri mu buriri kandi umukobwa ari mu nzira muhuye yigendera. Ibyo rero mbabwiye muzaperereza henshi abahungu cyane, iyo umukobwa anyuzeho barahindukira. Nyamara guhindukira kwabo hari igihe bazahindukira bahindukiye birangiye bahindutse inkingi y'umunyu. Ndaba hano.